muga urabona umurwayi se ameze ate, bimeze bite, biri kugenda biza cyangwa nyine nta kiragenda, nyine biracyari bya bindi. Ntugire ikibazo umurwayi ameze neza, ibintu bimeze neza. Yego nyine harabura cyagiye cyo kuvuga ngo wenda yakangutse cyangwa se hari indi change ibaye, ariko sofa ibintu bimeze neza cyane. Nakubwira ko wenda nka 70% ubu ngubu ewana ameze neza, ari gukira. Yego nyine nubwo wenda hashyirimo kesi yuko nyine wenda atarabona imbaraga, murabizi yahawe amaraso, murabizi yageze aho ajya muri koma, bigira naho nyine twebwe nk'abaganga tuyamanitse tuvuze ngo umwuka umushizemo, ariko kubw'ibitangaza by'Imana nyine yaje gukanguka. Ubwo rero ntago nahita nkubwira aka kanya ngo ni 90% cyangwa se ni 100% by'uko nyine agiye guhita agaruka ako kanya, ariko niba byaravuye kuri 0% twe twari dufite tuvuga ngo biranarangiye, bikaba bigeze kuri 70, byanga binoga ewana ameze fresh, ameze neza, nta kibazo. None se muga urabona nta kindi kibazo bishobora kuzamutera? Ese nta zindi ngaruka z'uko wenda hari ikindi kintu gishobora kumubaho? Nta kindi, cyangwa se nta n'ikindi kintu wenda yaba arwaye kindi kiri inyuma wenda y'ibyo twe turi kubona cyazamubera ikibazo nyuma? Muganga yaramuketi rero aka kanya twebwe ikintu duhanze amaso kinini nuko nyine yagize impanuka, nuko yari yabuze amaraso, nuko nyine haje mu birabiro byo gufeintinga, nyine agahwera, nyine akamera nk'umuntu nanone ubaye nk'ubuze umwuka cyangwa se upfuye. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo ibindi bintu tugerageza gupima tubona ko nta kibazo kirimo, cyane ko nyine niba yaragerageje guhabwa amaraso akayakira, nta kibazo mwe nimugire ikibazo, nta n'impamvu yo kugira ikibazo. Aka kanya ari safe, ameze neza, ndetse n'isaha ushobora no kujya kumva n'aka kanya arakangutse, nyine nabyo birashoboka, avuye muri koma. Wenda koma ni ibintu utaza ngo uhita uvuga ngo birarangira gutya na gutya, ngo aka kanya ngo cyase ngo guhaye iminsi ingahe. Biterwa n'umubiri w'umuntu cyangwa se n'umuntu uburyo arimo kurwanamo indani. Ahubwo ikintu nababwira cyo nuko mwajya mugerageza kumwegera mu gihe arimo hariya, mukamuganiriza utuntu nk'utwo twose, nyine twatundi tuba turi aho ngaho. Hari igihe tuza tugahita tuba imbarutso y'uko yakanguka. Noneho mama Nyambara yaramubwiye se noneho buriya nta zindi effect zabaho nyine wenda zishobora guterwa na biriya byabaye, ishobora guterwa n'impanuka, zigaterwa no kuriya nyine mwavuga ngo arapfuye. Nyine hari ibindi bintu nyine bindi bishobora kuza wenda ari nk'ibibazo cyangwa se nk'ibyuririzi byaturuka kuri biriya bintu byabaye. Nta bindi bintu nyine bishobora kuza biri scared nyine byaturuka kuri biriya. Muganga aramubwira ati byanga binoga ibintu byo byaza nyuma yaho birashoboka cyane pe, birashoboka, ariko reka tureke kubyitega aka kanya. Noneho mama Nyambara avuga ati oya, byaba byiza ubimbwiye ku buryo niyo byaba mbizi, atari bya bindi byo kuvuga ngo ndaho nta makuru mfite, nyine byibura bibe mbizi, menye nuko nabirwanya, menye nuko nahangana nabyo. Noneho muganga aramubwira ati ntago nyine bikunze kuba, ariko nka kuri yari muri ntuza, murabizi ko yari yanaguye yakoze impanuka. Hari igihe bishoboka ko nyine ashobora kuza nyine ugasanga nka memory ziwe zaragiye, ntabwo akibasha kwibuka, harimo ibintu bimwe na bimwe atibuka, cyangwa se bikaza ari tutaruma, harimo ibintu atibuka ugasanga wenda nk'urugero nkawe yarakwibagiwe. Ibyo ni ibintu bibaho nyine, cyane ko aba ari umuntu wagize impanuka. Noneho impanuka nk'iri ikomeye birashoboka cyane, birashoboka. Ibyo ni bimwe wenda mu bintu wakwitega. Yego nyine ntabwo twahita tuvuga ngo 100% turabyiteze, ariko tuba twiteze ko bishobora kuba cyane. Noneho hakazamo n'ikintu cyo kuvuga ko yageze aho noneho kubura amaraso, nabyo birashoboka. Nyine nk'ibyo biba bigomba kuba, cyangwa se hakazamo n'ikindi kintu cyo kujya wenda yafeintinga bitewe n'amaraso bamuhaye, wenda yuko adahita macingana naye bwite. Nabyo ni ibintu bikunda kubaho, ariko
sofa nyine aka kanya mu gihe bitaraba reka tube tubyirengagije ahubwo nkubaze wowe umeze ute, bimeze bite? Madamu nyine papa Nyamba yarambwiye ati nta kibazo nyine meze nyine nk'uko nyine n'undi muntu wese yaba ameze, umuntu ufite umurwayi wo mu bitaro utari kubasha kuvuga, utari kubasha kugerageza n'ikintu na kimwe, utari kubasha kurya, nyine uri kumva nyine ni ibintu biri hadi ku mutwe wanjye. Noneho byongeye yari amaze n'iminsi, tumaze iminsi tutavuganye neza, tutavugana neza. Ubwo rero uri kumva byanga bino gamba nicira imanza mu mutima wanjye, mba numva natuje neza nyine. Nibyo ngibyo ndi kubana nabyo, naho ubundi ibindi byose nyine mu rugo bimeze neza, nta kibazo bakiri aho ngaho. Rero Nyambo nabo yahise aza araza aravuga ati mama bimeze bite? Si papa nta kiragenda, ntago arakanguka. Mama Nyamba aravuga ati wapi, nta kintu kiragenda nyine biracyari aho. Ati none si waretse waba yigiye mu rugo, nkaba nkusimbuye kuno munsi mbona nta classe mfite, wagiye mu rugo byibura ukajya koga, ukajya ukambara n'utundi twenda, ukajya no kurya. Riga umaze n'igihe utarya mama, umaze n'igihe rwose utanagera mu rugo. Mama waramubwira ati rero ibi ngibi ni njye bireba mwana wanjye, uyu ni umugabo wanjye, ngomba kumurwaza, ngomba kuhaba mu gihe cyose gishoboka, mpaka agomba gukanguka ndi hano. Noneho Nyamba aramubwira ati ariko n'izindi ndikubwira ko agiye gukanguka aka kanya, nibyo uri kumbwira gutyo, nanjye ni papa wanjye, none se ubu twese twivumbure tuze ngo tugiye kuba hano, tugiye kugira ute? Mama reka nkubwize ukuri, uriya ni papa wanjye ariko nawe uri mama wanjye. Niba rero papa afite ikibazo, ntabwo nshaka ko nawe ejo ndakubona uryamye hariya. Tibaze noneho ejo bundi nawe n'uburyamye hariya, papa aryamye hano, nawe uryamye hariya, kubera umunaniro, kubera kudasinzira, kubera kutarya. Ibyo bintu uri kumva nabyafodinga gute? Uri kumva nabasha noneho uriba byibura n'aka kanya wenda ari kugerageza nkajya no ku ishuri kuko nzi kuri hano. Ibaze noneho nawe umunsi rero uzaba uryamye hariya, papa aryamye hano, nawe uryamye hariya, ndi kubura n'umwindwaza, ndi kubura no kujya ku ishuri. Kumva ngiye bizaba bimeze bite? Ati rero mama wikwikunda aka kanya, wikwikunda nk'uko uriya nyine ari umugabo wawe nk'uko uri kubivuga, nanjye uriya ni papa wanjye kandi cyongeyeho nawe uri mama wanjye. Rero ntabwo nifuza ko nyine mwese mugira ibibazo, taha ujye mu rugo. Noneho umuganga yarambwiye ati ariko ibintu n'umwana ari kuvuga nibyo, ati gukomeza kwiyangiza nyine, utaryama, udasinzira, utarya, utagira ute. Ati ibyo bintu rero nawe bishobora kuza gutuma urwara. Ati kandi nanuhu nurwara nibwo urabusize n'umwana mu bibazo cyane, nibwo urabumusize ahantu habi, kuko nawe uri kwibaza wa mugani niba bajya kwiga akagerageza uburyo bari mu rugo, akagerageza uburyo agera kwa muganga. Ati bazi noneho nawe uramutse wenda utewe wenda n'umunaniro, ugasanga bibaye ngombwa ko urwara nawe ukajya mu gitanda kimwe hariya n'umugabo wawe hariya. Ati baze ko inshingano nyinshi zaba zireba n'umwana, gusa uri kumva byagenda bite? Noneho mama waramubwira ati ariko Jenny nawe arahari, yaza akabitaho. Noneho Nyamba aravuga ati ariko ibyo ngibyo nyine Jenny yaza, ariko aka kanya noneho tureke ibyo bintu rero tubitangire bitaraba. Jya mu rugo mugamba umufashe, umubwira ajye mu rugo ajye kwiyitaho, kuko ibi ngibi ntabwo ngiye mbyumva, ntabwo numva ukuntu wajya uhora hano kugira ngo nise n'undi nakanguka azakanguka uhari. Noneho mama aravuga ati ariko sikundi kumva uri kubivuga nkaho wagira ngo mwarabivuganye kazakanguka mari. Noneho Nyambara aramubwira ati ariko humura, we niyo yakanguka udahari n'ubundi arabizi ko byanga binuka ubu hari buri kumwitaho. Rero wigira ikibazo n'ukuri, ariko nawe gerageza ujye mu rugo kandi ugerageze unyumve. Bakiri aho ngaho rero na Jenny nawe yahise agaruka, araza ahita avuga ati mama ntabwo ninzi ko waba ukiri hano, ndakwinginze genda ujye mu rugo, jya mu rugo, twe turasigara tumwitaho, nta kibazo uri bugire. Noneho Eric nawe nyine yarari kumwe na Jenny niwe wari umuzanye, ahita avuga ati mama tugende ngushyire mu modoka, tujye mu modoka, tugende dutahe ujye kuruhuka. Turabizi ko ndi umuganga, nanjye ibingibi mba mbizi neza cyane.
ati tugende ujye kuruhuka, byanga binoga humura, urukundo rwawe uzarusanga hano mu bitaro, nta hantu ari bujye, ntacyo ari bube, n'ubundi nyine abaganga bari kumwitaho, we ntugire ikibazo, byanga binoga ibyo ndabigusezeranyije ko nta kintu ari bube. Rero yamusize mu modoka baragenda. Ese papa Nyamba ari buze gukira? Ese papa Nyamba biraza kugenda gute? Nakunda amatsiko gusigaranya azashirutse gukurikira kandi gace ko butamura kuze mukomeze kugira